aka kanya urumva umugabo witwa Afahami ya Lotfi muramuzi mu minota 10 ishize asesekaye i Kanombe avuye muri Tunisia. Uwo ni umutoza wa Rayon Sport. Hanyuma akabazanye n'umukinnyi w'umunyatunisia witwa Sheri Mohamed ukina ku 10 ni uzasimbura Muhire Keve. Icyo ni sawa? Twagiye indi nkuru. Maestro akaba kabisa ameze neza cyane. Arumva uwo bita Tadeo President manze mu muhamashyi. Ngo yaganire na president w'ikipe ya Yanga basanga itariki bifuzaga 26 z'ukwa karindwi bigoye ko bakina Rayon Day kuri uwo munsi. Ariko bavuze ko match bigomba kuba mu kwezi kwa 8. Byanze bikunze nka 99% reza kina na Yanga ariko mu kwa 8. Amashyi menshi. Izabumva bari gutekereza ko kuko ku itariki 2 z'ukwa 8 hazaba Super Coupe. Bari gutekereza ko iyo match nyuma ya match APR muramba bari na Rayon Ruvuyanga ngo bahita bafata match ya Rayon na Yanga ikaba mbere ko champion itangira ku itariki 15 z'ukwa 8 mbere ko itangira champion. Baravuze ko n'abantu bamara gukina na APR nko ku itariki 2 wenda nko ku itariki 9 bahita bashyira match ya Yanga na Rayon hanyuma bakazabona gutangira champion muri weekend y'itariki 15 z'ukwa 8. Mwiteguye kuzaza kureba Yanga i Kigali muri stade Amahoro umukuru w'igihugu yatwubakiye muzaza mwuzuza stade ubwo nta n'ikindi ngaho mushyiraho morale mugaragaze ko muzaza kandi mukundane. Era kubariyo dusoreze kuri APR. Foronganye bimeze ute? Foronganye okay bibazo ko ari byinshi Ruvuya. Biratuma dusuza nose Foronganye guhinduka meso bizazo by'abaturage reka mborohereze. Foronganye yavuye n'umuganga witwa Rutamu ubu ngubu yatangiye kwiruka gahoro gahoro no kuvuga ngo nko mu kwezi kwa 9 nibwo mwamutegereza mu kibuga. Okay dushyira mu nandi dusuza. Icyambere tuve kuri Foronganye. Icya kabiri mwari mubajije ni abanyamigabane bari kubanza kwandikisha abareyo kuri ubu ngubu bategereje kubona license izava mu bashinzwe n'ubundi gutanga ibijyanye n'uburenganzira bwo gushyiraho isoko ry'imari n'imigabane muzabimenye. Niyo mudashaka gushyiraho morale ndayihereza abapere bayishirireho. Mushyiraho morale cyangwa mpereza abapere. Turabareyo bo mu maraso ikipe nireyo Murakoze cyane abafana ba APR murari namwe ngaho mushyiraho morale dusoza. Epi APR fuze ikipe y'abahoro APR fuze ikipe kajyemo igitego cy'ikipe APR. Reka dufate umuntu mwashyiramo igitego cya Rayon ndashyiramo icya APR. Ugiye kugeza igitego cya APR. Noyo nguyo. Banza kumureyo ngaho. Yego. Okay, studio murakoze kumijambo. Amazina ni Kandisenge aka Gariso Bomba Shokora kutoka Mudende. Reka turebe umupira utangijwe na Kadima Ndiaye. Kubita imbere gatoya kwa Muhire Keve subiza inyuma gatoya. Reka turebe shoti. Foronganye poto. Foronganye goal! Yemwe kabaye amateka yisubiyemo niboneye riganira ugaju ku maso kabisa rwose ndapfukamye imbere yanyu namwiboneye kabisa. Murakoze cyane Toto Karanyuza Mudende sawa bare murakoze. Reka turebe APR Etangira n'umupira mu kibuga gati. Reka turebe cumeka pasi n'ibizi Ramazani. Zamana cumeka pasi gatuya kwa Mugisha Gilbert barafinda cumeka pasi kwa Denis Somet. Omedi cumeka pasi gatuya kwa Watara kwica Watara iso goal
Jibril Watala kutoka nchini Burkina Faso akatingisha nyambo, akaandika bao la kwanza Epiala Chimwe Rayon Sport ubusa. Murakoze cyane. Hanyuma hari abantu bifuje ko Axel ngo abashyiramo igitego rwose nta gitarekemo nanjye ndabishyigikiye. Reka bari udusoreza noneho. Rugango aradusoreza ushyiramo igitego. Ubwo se arajyamo ikihe kipera? Okay. Mwumve. Kugira ngo atabatera umutima mubi agiye guterekamo igitego cya Cristiano Ronaldo cy'Amavubi. Sawa, reka shyiramo icy'Amavubi. Okay. Axel ujye kudusoreza ubwo twe twagiye. Attention, mpira inyuma gatoya cyane kwa Musinzi Ange Jimmy. Kontroleza cyane mpira inyuma gatoya cyane kwa Fitino Mbolenga mu ruhande rw'iburyo. Barazamuka gahoro. Mpira hagati mu kibuga kwa Jadi Bizimana, Jidro captain. Attention, arazamuka. Umupira kwa Ndaria kwa Casemiro, Mugisha Bonner. Arazamuka mu ruhande rw'imoso, mpira kwa Mugisha Gilbert. Attention, barafinda. Sizo mpira inyuma gatoya cyane. Attention, sizo mpira kwa Jidro shira imbere gatoya cyane. Attention, shoot imbere y'izam. Shoot inoso. Go. Amavubi Chimwe ikipe y'igihugu ya Benin ubusa. Murakoze cyane turabashimiye urukundo mwatweretse, urukundo mweretse urubuga rw'imikino, urukundo mweretse Radio Rwanda rukomeze kuko turasoza saa 11 sibyo.